afite umutwe uvuga ngo igihe kiraje ngo uwera akomeze yezwe kandi n'uwanduye agumye yandure. Turifashisha ijambo ry'Imana Bibiliya kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Turasoma ijambo dusanga mu Byahishuwe ibice 22. Turasoma duhereye ku murongo wa 10. Byahishuwe ibice 22 duhereye ku murongo wa 10 tugeze ku wa 15. Tuze gusaba Diakoneze nawe adushakire mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 24 ahera umurongo wa 44 ageze 49. Aha mu Byahishuwe nahageze, reka amasome nawe arahita akomeza adusomere aho ngaho. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mitima agumye yandure, umukiranutsi agume akiranuke, uwera agume yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Amen. Umurongo wa 15. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Imana idusange. Badusomere ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Karibu. Nimba atabohotse, reka amasome nahageze mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Luka ibice 24 umurongo wa 44 kugeza kuri 49. Ndasoma. Yego. 44 kugeza 49 haravuga ngo, maze arababwira ati, aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Kandi dore ngiye kubohereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Habwa icyubahiro Mana, ntushyirwe hejuru kuko usumba byose. Umugambi wawe ni mwiza kuri twe, kandi watugambireho byiza kuva kera. Kubw'ibyo rero turasenze ngo ubane natwe. Tumaze gusomerwa amagambo atari magufi. Ohereza umwuka wawe wera, uvuga butumwa w'ukuri, wasezeranije ko ubwo azaza azenda ku byawe, kandi ko azemeza ab'isi akabemeza iby'ibyaha n'iby'amateka, ubundi bakihana. Turamuraritse kugira ngo aboneke muri uyu mwanya, afashe buri wese. Twe turakwemereye ngo ukore byose nk'uko ubishaka. Nanjye mbisabye nizeye, izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Tumaze kubona cyangwa se tumaze gusomerwa amagambo ari budufashe kugaruka kuri iri ntego y'iri jambo, ngo igihe kiraje, yemwe dore kirasohoye, ngo uwera akomeze yezwe, yewe n'uwanduye agumye yandure. Reka twibaze iki kibazo, ngo mbese birashoboka ko uwera aguma kwezwa? Mbese byashoboka? Igisubizo ni yego. Uwera nagume yezwe. N'amagambo Yohani yanditse ubwo yari amaze guhishurirwa
ibyenda kuba, amaze kubona isi nshya n'ijuru rishya, amaze kwerekwa byose, ajya kurangiza cyangwa se ajya kurangiza ubutumwa, ajya kurangiza misiyo yari afite muri iriya yerekwa, aho yari ari kuri kiriya kirwa cy'i Patimo. Uwamwerekaga amubwira amagambo ateye atya, amaze kumwereka Yerusalemu, umurwa wera w'Imana uzaza, uzaturwaho n'abera b'Imana, amumweretse byose, aramubwira ngo ayo magambo ni ay'ukuri kandi nayo kwizerwa. Aramubwira rero ati ntabigire ubwiru, abibwire abantu bose, ntayazigame. Kandi aramubwira ati igihe kirageze, abera bagume bezwe, ngo ukiranuka akoma akiranuke, ngo uwanduye mu mitima agume yandure, kandi umukiranutsi agumye akiranuke, wera akomeze yezwe. Mbese birashoboka ko abera bakomeza kwezwa? Mbese mu gihe tugezemo byakunda? Twabonye ko igisubizo ari yego. Ati dore ndaza vuba, kandi ndaza nzanye ingororano, kugira ngo ngororere buri wese ibikwiriye ibyo yakoze. Nuko rero amaso atagira ugutwara ikamba ryawe, hatagira ukunyaga umugisha cyangwa iby'Imana yakugambiriyeho. Umugambi Imana yari ifite iguhamagara atazamo kirogoye. Imana idusange. Uwanditse igitabo cy'umubwiriza yarangije igitabo avuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, niwubahe Uwiteka. Indunduro y'ijambo cyangwa se umuhero uraje. Igikwiriye abantu bose ni ukubaha Uwiteka, kandi byose byarumviswe. Si uko ari igishyashya cyangwa se ari ibindi bikwiriye kuza bishyashya. Ibyavuzwe, ibyo abantu bumvise, ibyo bigishijwe, birahagije ko basohora mu bwami bw'Imana, birahagije ko bagera ku mugambi Imana yabahamagariye. Ariko dufite ikibazo n'intambara ikomeye cyane muri iki gihe dusohoyemo. Abumvise ijambo, abakiriye byinshi, bari bakwiriye kuba ibyitegererezo by'abandi, nibo barimo kubagusha. Abagombye kuyobora abandi, abagombye kubereka icyerekezo cyo gukiranuka no gukomeza kwezwa, nibo bahinduye ibyo bejejweho cyangwa se ibyo baziririzaga, batangiye kubizirura, ubwo dusohoye mu gihe kibi, mu gihe kigoye kandi kiruhije. Byabaye ibya bwa buhanuzi Kristo yavuze ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma. Ube maso. Bimeze nka rwa rwandiko Yohani yandikiye ab'itorero ry'i Sarudi. Reka turusome. Ibyahishuwe ibice 3 duhere n'umurongo wa mbere. Urwandiko rwandikiwe ab'i Sarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati, izi mirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Imana itugire neza. Unesha n'uzambika imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye
na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Ufite ugutwi yumve iby'umwuka abwira amatorero. Ngo nzi imirimo yawe, nzi yuko kuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara muri rusange biragaragara ko rwose warangiye. Ukoresheje ijambo rikomeye cyane ati ntumbi. Ngo nuko rero ba maso, kuko nutaba maso nzaza aho uri, ntuzamenya n'igihe naziye. Nterure igitereko kitabaza hacyo, usigare ko wigeze usigare ari nari, ariko uyu munsi atari ko biri. Ba maso kandi ukiranuke. Ariko agaruka aravuga ngo ufite bake. Haleluya. Bakomeje kuba maso, bakomeje kuba kwezwa, bakomeje kuba mu bwere bw'Imana cyangwa se mu muhamagaro bahamagariwe, banze guhindurwa n'ibiriho. Abo ngabo ngo nibo bazambara imyenda yo gukiranuka. Ngo nanjye nzatura izina ryabo imbere y'abamarayika na Data. Abo ngabo bakomeje kwezwa, birindiriye mu kwezwa, banze kwanduzwa n'ibiriho n'ibyo bahuye nabyo. Abo bera bakomeje kwezwa, urumva ko bariho. Ariko ngo ibuka aho wavuye, cyangwa se ibyo wumvise bigutere kwihana. Ibuka aho wavuye ukagwa, uhazirikana ubundi wihane, kuko ngo nutihana ibizakubaho bya nyuma bizaba bibi cyane. Imana idusange kandi Imana itugire neza cyane. Pawulo yigeze ahugura Timoteyo, amwereka ibyo mu minsi y'imperuka, amubwira ko hazabaho ibihe bigoye kandi birushya. Amuhishurira ko akwiriye kuba maso, agakora ibikwiriye byose, kuko hazabaho ubuhenebere buteye ubwoba, ari nabwo dusohoyemo. Aho yamubwiye mu rwandiko rwe rwa kabiri rwa Timoteyo ku bice 3 uhereye umurongo wa mbere, katuhasome. Menye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo ndashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Yesu adusange cyane. N'amagambo Pawulo yahuguzaga Timoteyo, amuhishurira ibizaba mu minsi y'imperuka, cyangwa se ubuhenebere buzaterwa n'abantu kwimura Imana no kugenda bacika intege bagahenebera rwose, bigatuma bikururira umujinya w'Uwiteka, iby'umwuka bikabakamukamo. Abantu batazaguma mu kwezwa, abera batarinze kwera kwabo, batagumye muri ko, batagendeye muri ko, bazahindurwa cyangwa se bazayobywa n'ibyo bazahura nabyo, bitume bikururira uburakari bw'Uwiteka. Mwuka wera bareke bahinduke abibone cyangwa se abafite ishusho yo kwera, nyamara bahakana imbaraga zabo. Bigaragare ko bafite iyo shusho cyangwa se byitirirwe ko bigeze kuba. Imana idusange cyane kandi Imana itugire neza. Biragusaba kuba maso, biragusaba kwirinda, kuko iyo minsi twayisohoyemo. Biransaba nawe, biragusaba gukanguka no gusaba Imana kugira ngo ikore ku maso yawe, ubashe kumenya no kureba, umenye icyo ukwiriye gukora.
muribuka ko Yesu asezera abigishwa be yabategetse kuguma i Yerusalemu. Arabategeka ati mugume i Yerusalemu. Twasomewe ariya magambo twasanze mu butumwa bwiza. Yesu asezera ku bigishwa be, abungura cyangwa se ashaka kubasobanura mu buryo bweruye kugira ngo babe maso kandi bamenye icyo bakwiriye gukora. Abungura ubwenge kugira ngo bamenye ibyanditswe, ati nuko byanditswe cyangwa se mwabibwiwe mbere yuko umwana w'umuntu akwiriye gupfa akazuka, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu. Ariko arangije abategeka kuguma i Yerusalemu. Arababwira ati mugume i Yerusalemu, mutegereze ibyo data yasezeranije, ibyo yabasezeranije, kuko yari yabasezeranije ko azaboherereza izindi mbaraga zivuye mu ijuru, bazabona umufasha. Uwo mufasha naza nibwo bazahinduka bakaba abagabo nyabagabo, bakambikwa imbaraga, ubwoba bugashira, bakabona gukora no gukomera. Imana idusange cyane. Yesu yari abizi neza yuko nabakurwamo bazahagarika imitima, yuko umurimo uzabagora, yuko ab'isi bazabanga, bakabagambanira, bamwe ndetse bakabashyira mu mazu y'imbohe, bamwe ndetse bakanishwa. Yari abizi neza, nibwo yababwiraga ati icyababera cyiza njye nuko ngenda, kuko ningumana namwe ntabwo umufasha azaza. Kandi igihe cyari kigeze yuko ubutumwa cyangwa se umuriro yakongeje ukwira hirya no hino. Byari bigeze ko ubutumwa bugomba gusakara hirya no hino, bugiye mu buryo butandukanye, mu buryo bw'ineza cyangwa se bw'inabi. Abigishwa muribuka ko hari aho yababwiye ngo igihe kirageze umwungeri agakubitwa intama zigatatana. Uko gutatana, aho batataniye hirya no hino bahajyanye ubutumwa bwiza. Yararebaga ati nibagenda batuzuye umwuka wera badafite izindi mbaraga, bazanyihakana, bazabivamo ndetse bazabishyira hasi rwose. Ariko arabategeka ngo mugume i Yerusalemu, mutegerereze ibyo data yabasezeranije, kuko uwo mwuka naza nibwo muzaba abagabo nyabagabo, nibwo muzabasha kumpamya, nibwo muzabasha kwihangana, nibwo muzarwana intambara nziza yo gukiranuka. Imana itugirire neza kandi Imana idusange. Arabwira ati rero icyagiriye umumaro ni uko ngenda, kugira ngo uwo mwuka abone uko aza kuri mwe. Byarabaye rero, tumaze mu minsi ya Pentekote, ndahamya ko iki ni icyumweru cya mbere cya Pentekote. Twabwiwe byinshi, twigishijwe byinshi, nubwo twari tubizi ariko twabisubiriwemo, twibuka umumaro w'umwuka wera, twibuka uburyo ki umunsi wa Pentekote uko byagenze, kugira ngo bidutere ishyaka cyangwa se inyota yo kwifuza umwuka wera, kugira ngo natwe tubashe kurwana nk'abacu ba mbere, cyangwa se tubashe gutambuka mu byo batambutsemo, nubwo bitarageraho bikomeye nk'aho bari bagize. Ariko biradusaba ngo natwe tugire iyo nyota, kandi twabwirijwe cyane ko uwo mwuka tumukwiriye rwose kandi tumutegereje. Bategetswe no kuguma i Yerusalemu kugira ngo bahabwe ibyo byasezeranijwe, babonye abagabo, babashe guhamya, babashe gushira ubwoba kandi bakomere rwose. Ijambo ry'Imana bitugaragariza ko rwose bamaze guhabwa izo mbaraga, ubwoba bwashize, batinyaga baratinyuka. Ba Petero bihakanye Yesu imbere y'abaja n'abagaragu bavuga ati uwo simuzi, agahagarara imbere y'abakuru n'abanditsi basinye ngo nabambwe, akababwira ati ntabwo twasinze nk'uko muri mu kubikeka. Izi nkuru ndumva tumaze iminsi tuzumva, nawe warazumvise ku munsi wa Pentekote uko byagenze. Ariko ngo amaze kuzura umwuka wera, bamaze guhabwa izi mbaraga, bamaze guhabwa ibyasezeranijwe, Petero watinye cyangwa se wagize ubwoba bwo kumuhamiriza ku gicaniro imbere y'abaja n'abagaragu, ahagarara imbere y'abatambyi noneho n'abanditsi,
n'abanyamategeko bose, arababwira ati Yesu mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi mureba. Haleluya. Muribuka ko bamaze kumwica bashyizeho itegeko ndetse bagurira abasirikare ngo baharinde aho hantu ahari batazagira abavuga ngo yarazutse. Baje basanze yagiye, igituro kirangaye, bashyiraho ibihembo, bahemba abasirikare bavuga ati mujye mubabwira ngo bamwibye cyangwa ntiyazutse, ariko iyo nkuru ntimenyekane. Ariko Kristo ni muzima, Imana ishimwe. Kandi ikimenyetso ni uko yasutse umwuka wera, bigishwa buzura imbaraga, barahamya, bari bafite ubwoba, baravuga ati Kristo, kandi ibimenyetso byagiye bigaragara kuri bo. Niyo mpamvu natwe twagezweho, kandi igihe cyacu natwe turabwirizwa, turizera. Haleluya. Duhabwa izo mbaraga kugira ngo tubashe gushira ubwoba, duhamye nubwo turi mu bihe bigoye kandi bikomeye, abantu batabiha agaciro cyangwa se batakibyibuka uko bikwiriye. Byabasabaga rero cyangwa byabasabye kwemerera uwo mwuka kugira ngo akorere muri bo, bityo ntibaba bakiri bo, ahubwo haba umwuka uri muri bo ugenda ubahamiriza ibyo Data yavuze, ibyo Data yasezeranije, abakoresha ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bamenye ko Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera bari kumwe kandi bari hano mu isi. Imana ishimwe. Ikintu gikomeye cyane abigishwa bagiye bagenderamo cyangwa se cyatumye bahamya Umwuka wera akaguma muri bo, baririnze baguma kwera, barinda ubwere bahamagariwemo, baguma uko bahamagawe. Umwuka wera akorera muri bo, ntibaba bakiri bo, ahubwo imirimo ikorerwa muri bo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngiki kintu kinaniye benshi mu minsi y'imperuka nk'iyi ngiyi, n'ukoreshejwe iyo mirimo arahindukira akavuga ko ari we, agahindura amatitire cyangwa se akumva ko ari amatitire abimugereye runaka, bityo Imana ntihabwe icyubahiro, ahubwo ugasanga arishakira icyubahiro cye. Icyo gihe rero bimeze gutyo, Umwuka wera arigendera. Uribuka ko umuririmbyi yavuze ngo yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, umusabe ngo agaruke. Imana itugire neza cyane. Mu minsi ya nyuma cyangwa se muri iyi minsi dusohoyemo, usanga imirimo y'Umwuka wera igenda icika cyangwa se icika intege, idahabwa agaciro, aho uzumva ko n'abahanuzi bafungwa cyangwa se batemerewe guhanura cyangwa se kugira icyo bavuga. Birakomeye kuko bigezeho n'amareta ashaka kuvuga ko kanaka adakwiriye kuvuga ubutumwa cyangwa se adakwiriye kugira icyo avuga kuko avuga ibikomeye cyangwa se avuga iby'Imana imubwiye. Ariko yaravuze ngo nibigeraho izaba ari intango cyangwa se ari ukuramukwa, uzubura amaso ko gutabarwa kw'abera uzaba kwegereje. Bamaso rero, ugume mu kwezwa, wirindire mu kwezwa, kandi nimba utejejwe ugire umwete wo kugira ngo wezwe, kuko igihe kizagera ibibazo Imana idusange cyane, kandi Imana itugire neza. Twibukiranye ko Kristo yasize asezeranije abigishwa be byasohoye, kandi ijambo ry'Imana rirahamya ngo kuva ku gihe cya Yohani umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi kuva kuri icyo gihe nibwo imperuka yatangiye. Amaso rero, utunganye ibyo ukwiriye gutunganya, amaso ukanguke, uve mu bitotsi byo muri iyi minsi y'imperuka, kuko ibigusha byo bitazabura kuza. Wemerere Umwuka wera akorere muri wowe, agendane nawe, kuko nuguma kwezwa azatura muri wowe. Ariko niwandura ukemerera ibyaha mu mutima wawe, azabona kuyoborwa n'umubiri wawe aguteye igendere. Imana itugire neza kandi Imana idusange. Reka twibukiranye aya magambo tubone uko dusenga Imana.
dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko. Reka mushiki wacu adufashe gusoma Mariko ibice 16 ahera umurongo wa 15 na 18, tubone uko dusenga Imana. na gatandatu Yego, umurongo wa cumi Mariko n'umunani 16 umurongo wa 15. kugeza cumi n'umunani. Ye urangize 18. Ndasoma mu izina rya Yesu. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Nagira ngo twibukiranye ibyo bimenyetso. Nuguma kwezwa, mukagakorera muri we, akaba muri wowe, akagumana nawe, ibi byose azabikora kugira ngo ahamye ko ari muri wowe. Ntihazaba hakiri wowe, ahubwo umwuka uri muri wowe niwe uzakora ibyo. Imana idusange kandi Imana itugire neza. Iyi mirimo rero na n'ubu iracyakorwa. Kubemereye uwo mwuka agatura muri bo, bakaguma kwezwa, bakaguma muri ubwo bwirinzi, Mwuka Wera akorana nabo kandi agendana nabo, kandi imirimo n'ibitangaza bizajya bikoreka mu izina rya Yesu. Imana idusange cyane. Niyo mpamvu tudakwiriye kwita ku byo tubona n'ibyo twumva, ahubwo dukwiriye gukomera ku byo twakiriye tukabikomeraho. Uyu mwuka rero tumaze iminsi tubwirwa turamukeneye kugira ngo dushobozwe uyu murimo. Mu biyobagiza b'iki gihe, uwo mwuka uramukeneye kugira ngo ubashe kumenya uko ubitwaramo. Mu bayoba n'abayobywa, birakwiye ko uwo mwuka abana nawe akakuyobora mu kuri kose. Mu bishakira indamu n'ibyubahiro, urakwiye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Uwo mwuka rwose turamukwiriye, uramukwiriye. Fata ibihe usenga Imana, fata ibihe winginga Imana, iguhe uwo mwuka akore ku maso kugira ngo urebe. Kandi ni isezerano. Muribuka aho yavuze ngo, yemwe abafite inzara n'inyota nimuze aho ndi, ngo ni kuki mutanga ifeza mukagura ibyo kurya bidahaza, ngo n'udafite ifeza nawe naze anywe arye ahage, ngo muze mungureho umuti musige ku maso kugira ngo murebe, muze mbaho imyenda muhishe isoni z'ubwambure bwanyu, ngwino aho uri. Ubwo ni Yesu yavuze ati, ngwino aho ndi. Jya aho Yesu ari, mwinginge kugira ngo aguhe umwuka, kore ku maso yawe urebe. Muri iki gihe kigoye cy'abantu biyobagiza, muri iki gihe kigoye cy'abantu bataye iby'umwuka bakimika iby'imibiri, mu gihe cy'inyigisho zo mu minsi y'imperuka z'iki gihe, mu gihe cy'ubuhanuzi bw'iyi minsi, imigisha n'ibindi, birakwiriye ko ufite umwuka w'Imana akakuyobora mu kuri kose. Mu ntambara zawe za buri munsi, saba umwuka w'Imana kugira ngo agushoboze, agushyigikire, akwereke icyo ukwiriye gukora naho ukwiriye kuba. Imana igusange. Umenye ko iyi mirimo n'ibimenyetso by'umwuka wera bizagendana n'abizera, biragukwiriye nanjye birankwiriye. Ariko nuguma kwezwa ukabana n'Imana, izagendana nawe, izakorana nawe, kandi izahamya ko ari Imana y'ukuri, atari Imana y'inyabinyoma, kuko ibyo yavuze irabisohoza nk'Imana. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze muri iyi minsi ya Pentekote, duhabwe kuvugururwa muri twebwe, yo yigaragaze ko iri muri twe atari twe. Imana ishimwe, kandi Imana ikugenderere, ikuvugurure, ikoherereza umwuka wayo kugira ngo ubashe gukomera mu minsi mibi, muri ibi bihe tugezemo bitoroshye,
kugira ngo ubashe kuba umugabo nyamugabo. Nimba ari igihe cyo guhamya uhamye, nimba ari igihe cyo kwirinda wirinde, kandi nimba ari igihe cyo kumenya umenye, unasobanukirwe. Hari aho twari turi, Imana iratubwira ngo mugeze mu gihe ku meza yanyu hateretse ibyo kurya byinshi, ibisharira n'ibiryohereye, ibihumanye n'ibizima. Munsabe amaso areba. Igihe kirageze ko abantu bahabwa amaso areba, amatwi yumva, mukamenya ibyo mwumva, atari ugupfa kugenda no kumva, kuko abo ukeka ko bari bafite, abo wakekaho cyangwa se wasoromaho, byararangiye, iminsi yarabahitanye. Ntibabaye maso, ntibagumye kwezwa, nuko umwanzi arabinjirana. Nugendera kuri bo rero uzahura n'akaga. Bandi bageze aho bavuga ngo ibyo twabikoraga kera tukirinjije, ubu twarize. Nyamara wareba ibyo bakora ubu n'ibyo bakoraga cya gihe, nta cya kabiri cy'ibyo bakoze cya gihe. Benshi barihannye, benshi barahindukiye ku bw'icyo gihe. Yesu agusange kandi umwuka w'Imana akwigishe. Reka dusabe umushumba dufashe kugira ngo muri iyi minsi umwuka w'Imana yongere kuvugurura amasezerano yacu, twongere guhabwa ibyasezeranijwe, tuba abakirisitu buzuye umwuka wera, kandi mu kurangiza wibuke ko ariyo mababa azatugurutsa tujya mu ijuru. Nutaba umufite uzasigara. Ubwo Kristo azavuza impanda ahagaze hariya ku bicu, bafite umwuka wera. Mwanditse aranditse ngo n'abasinziriye bapfuye bizera, haleluya, bazazuka bamusanganire. Abazaba bakiriho bahindurwe kubw'uwo mwuka. Nutaba umufite uzasigara, uzashiduka wasigaye. Igihe kirageze rero ko impanda ivuga, abantu bakazamuka, abasanzwe bejejwe, abasanzwe muri ubwo bwirinzi, bafite umwuka w'Imana muri bo, azababera nk'amababa, azabahagurutsa, abazamura, abasanganize Kristo mu kirere. Reka dufashe gusenga. Imana ikugire neza, kandi mugize icyifuzo yumve gusenga kwawe. Izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amen. Kadufata umwanya wo gusenga Imana. Mana yo mu ijuru, Mana igira imbabazi n'urukundo, warakoze kutumenyesha ibizaba twebwe twari tutarabaho. Muri aba bantu bose bo tunari kumwe hano kona eno Zoom, nta uragira imyaka 80 cyangwa imyaka 90, nibura ngo duhereze agaciro k'iyo myaka amaze, twumve ko wenda ico gihe yari ariho, kubera ko dushobora kugereranya nk'abantu. Ariko ijambo ryawe ritwereka neza ko ibyahumetswe byose byahumetswe n'umwuka wera, n'ijambo ryawe ryiza kugira ngo ribashe kugera ku bazarebaho. Ariko umugaragu wawe Joeli aravuga ngo ni ibyacu n'abana bacu n'abazadukomokaho n'abuzukuru. Rero ndagushimiye kuko iri jambo ryandikwa nari ndarabaho, na bene data bari batarabaho, ariko uno munsi turi kurifashanya no kurihuguzanya kugira ngo abafite imitima ica bugufi, abafite imitima ishaka Imana, abafite imitima yumva babwirijwe n'umwuka w'Imana, baguhindukirire wongere ubagiriye neza. Nibyo koko ijambo ryawe riratubwira ko muri no minsi igoye tuzaruha, kandi hari ibimenyetso byinshi bitwereka ko abantu bamaze kunanirwa rwose. Ariko nubwo tunaniwe, Mwami Yesu, birashoboka twebwe ubwacu turakiyaminiya yuko turi kumwe nawe, ariko ibikorwa, imigendere, imivugire byarahindutse. Mana yacu rero, kuba byaratubereyeho gutyo nakabarore nk'uko ijambo rya ritubwira. Mwami Imana, nsengeye abantu bose bumvishe rino jambo, abangu wezwa nagumye yezwe, kandi ukiranirwa nawe mu mutima we nagumye akiranirwe, kuko uri hafi kuza kandi turabona ibimenyetso byawe. Ibyo bimenyetso rero tubona ni ibyerekana kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mana yacu, ndakwinginze kugira ngo dutabare, tabara abantu bawe Mwami Yesu. Imbaraga z'umwuka wera zongere zibone umwanya, haleluya, zongere zibone ahantu ho kuba, zongere zibone ahantu ho gutura, zongere zibone icyo gukora,
kuko umwuka wera akora yuko twamwemereye agatura muri twe. Iyo twamaze kumwirukana dusigara tutagifitanye ubumwe nawe. Nicyo gituma ngwinginze kugira ngo umuntu wese wumvishira ijambo, aho yabasha gupfukama, aho yabasha kuririra, aho yabasha gutakambira uhoraho mu ijuru, ndakwingize kugira ngo umwumve kandi ubashe kumugirira neza, umwongera imbaraga. Sengera abadamu bumvishira ijambo, birashoboka bakaba barasubiye inyuma, bakaba barasubiye mwami Imana yacu mu byo baretse, ariko umwanzi akabarusha imbaraga, akongera akabereka ko hari igikenewe. Mana ubagirire imbabazi. Sengera abagabo nabo byagezeho, mwami Imana yacu barananirwa umutima, ariko basigara bitekereza gusa. Abo ngabo mwami Imana yacu nibo bagengwa na rya tegeko rya Satani rivuga ngo nta kibacira urubanza, kubera ko bamaze kugotwa rwose. Mwami Imana yacu waburugiye gamburo, bagira imbabazi wasange. Niko sengera urubyiruko rwawe rwumvishira ijambo, Uwiteka Imana ngo uruhembure, wongere urugarure cyane, kugira ngo rubashe guhabwa imbaraga z'umwuka wera, kuko ijambo rya ratuye ngo bazahanura. Rero ndakwinginze kugira ngo iri jambo rifate umwanya wa mbere mu mitima y'abaryumvishe impande zose, mu izina rya Kristo Yesu. Bashe kubaka imitima y'abagukeneye, ubaka imitima y'abagushaka, ubaka imitima y'abakwifuza, ubaka imitima y'abagucira bugufi, mu izina rya Kristo Yesu. Mana ukora igitangaza. Erega Mana, hari abantu bari bagufite mu mitima, hari abantu bari bagufite mu bikorwa, hari abantu bari bagufite impande zose, bumva nta cyakuvanaho, ariko mwami Yesu, iminsi y'imbere uko iri kugenda igaruza abantu inyuma mu buryo bw'igitangaza. Ndagusabye kugira ngo mwami udutabare, udufashe, kandi iri jambo ribashe kuzira ku nkingi z'imitima y'abantu bawe. Abumvishira ijambo bose waha umugisha, kandi bakomereze amaboko, kugira ngo izina ryawe n'ubuntu bwawe bane natwe tubane nawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha mwinshi cyane. Tumaze kumva ijambo ry'Imana. Ubwo tumaze kumva ijambo ry'Imana rero tugiye gusengera ibyifuzo byacu. Tujya tugira ibyifuzo bitandukanye, kandi ibyo byifuzo aba ari ibyifuzo twifuza ko Imana yabikoraho rwose, ikagira ikintu cyo yakora, igakora ku byifuzo by'abantu bayo, by'abamama, by'abagabo, igakora ku byifuzo by'urubyiruko. Imana ikagendagenda impande zose ku buryo rwose hari icyo yakora nawe ukumva bimeze neza. Mu mwanya w'ibyifuzo rero tugira ibyifuzo by'umurimo w'Imana, tukagira n'ibyifuzo byacu bwite. Ndaza kugira ngo nsabe Kundwa husband adufashe, niba ari kutwumva, azamura ijwi rye asengera ibyifuzo byose, byaba by'umurimo w'Imana cyangwa se byaba ibyifuzo ibyifuzo bindi. Niba ari kutwumva nafungure, hanyuma adufashe kuzamurira isengesho. Kundwa husband, niba ari kutwumva, wadufasha kuzamura icyo cyifuzo. Uwiteka Mana nziza kandi Mana ishobora byose, uruwera Mana kandi uruw'ibihe byose, turagushimya cyane kuko uri Imana yahozeho, iriho kandi izanahoraho ibihe byose. Tugushimiye kubw'amaboko yawe akomeye Data wa twese, yadukuye mu buretwa rwa Satani, kandi tugushimiye yuko utadukuye ngo udusige, ahubwo waduhaye umufasha ari we Mwuka Wera. Ibyo byose Kristo Yesu turabigushimira. Shimwa rero kuko wemeye kwishyiraho imibabaro yose, ibyaha byacu byose, kugira ngo bashe kuturonka. Uyu munsi tukaba tutagitwazwa igitugu n'imbaraga z'umwijima, ahubwo turi mu bwisanzure bw'amaraso wameneye ku musaraba. Aka kanya rero Data wa twese wagize neza, wakoze byinshi muri twebwe kuva mu bwana bwacu kugeza uyu munsi. Ni wowe wakoze Mwami Yesu Kristo. Imirimo wakoze iratangaje, imirimo wakoze Data wa twese yari yitubeshejeho, iyo turayishimira. Utwemerere rero Data mwiza, aka kanya twongeye kuzana ibyifuzo imbere yawe, kuko tuzi neza yuko nta wundi watugirira neza uretse wowe Yesu. Umuntu yagusezeranya kukugirira neza, ariko ntabishobore kubw'intege nke.
kandi ijambo ryawe rikavuga ngo wafunze ikiganza ntawabasha kugipfundura. Mu izina ryawe Yesu Kristo unyemerere, kandi nk'uko tuzi neza yuko ujya ufunga umutima w'umuntu wari kugirirwa neza ntagirirwe neza kuko utabigizemo uruhare, turakwinginze Yesu Kristo, ni wowe duciriye bugufiya rwose, ni wowe twizeye, nta wundi waduha ni wowe, kuko umugisha utanga ntabwo wongeraho umuvumo. Tukweretse abantu bari imbere yawe, tukweretse ubwoko bwawe Data mwiza, bafite ibyifuzo by'uburyo bwose. Muri Yesu Kristo nta kinanirana, muri Yesu Kristo byose birashoboka. Uwiteka, tuzamuye ibyo byifuzo buri wese afite, tubishyize mu biganza byawe Yesu, aba ari wowe wo kubasubiza, kandi twizeye neza ko nubasubiza bazagushimira. Nta wundi twizeye, ni ukuri. Ntabwo twizeye ababyeyi, ntabwo twizeye abavandimwe, ntabwo twizeye inshuti, ahubwo twizeye ukuboko k'Uwiteka gukomeye. Ngaho nyemerera rero Yesu Kristo, wumve gusaba kwabo, ubasubirize ibyifuzo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tukweretse n'icyifuzo cy'umurimo wawe, komeza kuwagura ku isi yose. Nubwo turi mu minsi igoye, minsi y'ubuhenebere, minsi bamwe bacitse intege, ni ya minsi yahanuwe, ariko Yesu Kristo nta handi dutumbiriye mu ijuru honyine, kuko niho hava imbaraga za Mwuka Wera. Nyemerera usuka imbaraga ku bantu bawe bongere kuzura ibyishimo, abantu bawe bongere kuzura kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze kwagura itorero ryawe Mana, agura itorero ryawe Yesu, hirya no hino ku isi. Agura itorero ryawe hirya no hino ku isi, hembura abantu bawe, wongere ugaruremo abantu kwizera nk'uko byahoze, tukikumenya, tukikwakira. Wongere uduhembure Mwami Yesu. Ngaho rero shimirwa Kristo, duciye bugufi imbere yawe, wumve gusaba kwacu rwose. Twasaba byinshi, ariko wowe uzi ibidukwiriye Yesu, ubiduhane ubuntu mu izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo. Niho dusenze dusaba, urakoze. Amen. Amen. Ana iguha umugisha cyane. Reka nsabe umukecuru Tabita niba ari kunyumva. Sinzi niba Tabita ari kunyumva. Ya, ndabona harasa nkaho ahuze, hari birashoboka. Ndagira ngo tusengere mwene data wagize icyifuzo, yumva avuga ati ndacyakeneye Umwuka Wera. Uyu mwene data yitwa Nezerwa Aristide, aracyafite icyifuzo cyo gushakisha imbaraga z'Umwuka Wera. Kubw'ibyo rero ndagira ngo twebwe aho turi, nubwo turatumyutinze, ariko ubashe kumuzamura icyo cyifuzo afite cy'umwihariko, tugishyira imbere y'Imana, tugisengere mu izina rya Yesu. Mana yacu yo mu ijuru, turambuye ikiganza kuri mwene data mu mbaraga z'Umwami wacu Yesu. Ijambo rye rirambwira ngo wabwiye abigishwa bawe ngo nibajye Yerusalemu bagende bakurindirireyo. None kandi natwe turi hano, mwene data ari aho ari mu rugo iwe cyangwa se ahantu yicaye izi saha. Afite icyifuzo amaranye igihe kinini cyane, avuga ko yifuza kubatizwa mu Mwuka Wera. Rero ntabwo byakunda igihe cyose umuntu yaba atarabasha gutunganya ibidatunganye muri we, ariko nanone iyo umuntu yamaze kubitunganya byose bikaba sawa, nzi neza ko nta kirogoye umugambi wawe. Turamusengeye abari mu mpande enye z'isi, twese turi hano kuri Zoom. Mwami Imana yacu, muri twe birashoboka kandi bafite impano zo gusengera abandi, natwe duhagaze muri icyo cyimbo cyo gusengera mwene data. Turamwingingira mu mbaraga z'Umwami wacu Yesu Kristo, kuri icyo cyifuzo afite kigaragara nk'icyabaye ingume mu bantu bo muri no minsi ya none, kugira ngo umukorere igitangaza kubwo kwizera kuri muri we. Uwiteka umugirire neza, mwuhagire cyane, kuko birashoboka hakaba hari icyumba atageramo kugira ngo abashe gutanga ikaze. Uwo Mwuka yarabashe kubona imbaraga zinjiramo, haba mu magambo avuga, haba mu bitekerezo bye, haba mu migendere ye, haba mu mibanire ye n'abandi, n'ibindi. Mana yacu, wamugira neza,
kubera ko ashaka uwo mwuka wera ukamuha gutunganya ibyumba byose bigize umutima we. Mwami Imana, nawe ukabona winjira ugakwirwamo, wamara gukwirwamo ukamusoresha imbaraga zawe. Mwuka wera w'Imana akamukoraho mu izina rya Yesu, akumva kugira neza kw'Imana, akumva gutabara kw'Imana, akumva kuzuzwa kw'Imana, akumva kumenywa n'Imana, akamenya ikiva mu kuboko k'Uwiteka Imana. Turamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo umwiteho umurengere cyane, kandi ndakwinginze uhoraho mu ijuru ubashe kumanura imbaraga zawe, urukubane nawe, urukumugirire neza, aho harumuye kwizera kumwe gukomeye cyane, kumwe kurimbura imisozi mu izina rya Yesu Kristo, kugakuraho ibishitsi mu izina rya Yesu. Mugirire neza, mwambike gukiranuka, kandi Imana turamusengeye by'umwihariko ngo umugenzereze uko ushaka, ukuboko kwa n'ubuntu bwawe bibane nawe none n'iteka ryose. Amen. Mana w'umugisha, shakisha